mu buzima busanzwe abantu dushaka gukira, abantu turavuka tukageza igihe cyo kwiga, tukageza igihe cyo gushaka akazi, tukubaka ingo, ubundi tugapfa. Ubwo nibwo buzima tubamo mu isi, uko niko tubayeho ku isi. Ariko ikiruta ibintu byose wenda uretse gushaka ikitubeshejeho, imitungo runaka wenda ifatika, ni ukuvuga ngo amazu, amamodoka n'ibindi byose, nibyo usanga ubuzima bwacu duharanira kugira ngo tugereho uko byagenda kose. Ariko imyumvire dufite iratandukanye uko byagenda kose. Kabone niyo wakira nka mugenzi wawe cyangwa nta n'umuntu ari kujya ukira nka mugenzi we. Ubwo nibwo buzima abantu tubamo bwo gushaka ikidutunga, gushaka ikitubeshaho muri rusange nyuma yo kuvuka ndetse cyangwa no gupfa, urumva. Ariko dufite imyumvire itandukanye, udashobora wenda no gukosora, ahubwo wenda icyashoboka nuko tuyiganiraho tukumva tukaba ukuri ni ukuhe mundi mu by'ukuri. Ibyo tuvuga ni ku ruhare rwacu, niko tubyumva. Ibyo tuganira hano ni ku ruhare rwacu, nawe ufite uko ubyumva. Uyu munsi rero dushaka kuza kuganira twibaza tuti ese ubundi mu by'ukuri ko dushaka ubuzima, Santiago, dushaka ubuzima, ni nabwo buzima bwacu bwa buri munsi, ahubwo igituma tubugeraho ni iki? Ese ni amashuri, ni ukwiga cyane? Reka nkubaze, ubundi mu by'ukuri kwiga cyane ukaminuza, ibyo nibyo bisobanuye ko ushobora kuba umukire? Reka nanjye rero nimbwira abantu badukurikiye kuri TV Rwanda, nk'ibisanzwe ni Santiago Juliet. So rero nka mugenzi wanjye rero nk'uko amaze kubivugaho, ahanga wese yakibaza ikibazo kimwe, ese kwiga gusa byatuma ubaho neza ukanaminuza? So mbona nibo bwangu wabonye za bourse, wabonye n'ibindi bibajyana hanze cyangwa bakakwishyurira. Ibyo ngicyo twakubye kwibaza, ariko aho ngaho ngewe ntaho twemeranye. Gute? So no kuvuga ngo rero hari abantu benshi bize kandi bakarangiza barize neza, barabaga bambere mu ishuri, uri kumva, ariko ugasanga ubuzima hanze bwarakomeye, bwabaye ikibazo gikomeye cyane, sibyo? Ugasanga wenda n'urugenge kugarwa hafi, sibyo? Nk'abantu badukurikiye wenda ubwo nabo baraza gutera comment zabo wenda kuri urukuta rwa TV Rwanda. So no kuvuga ngo rero hari igihe usanga nk'umwana abo wa mbere mu ishuri, ugasanga atangiye abo wa mbere mu ishuri kuva za primaire, ageze za troncome, ageze za superieur, aza mu myanya ya mbere cyangwa anatsinda neza, ariko bivuge gutyo abona n'amanota meza bakanamwishyurira n'ibyo, ariko yagira hanze bwa buzima bukaza kuba ikibazo kimwe kikamukomerera. Aho ugasanga wa mwana umwe wazaga wigaga binagoranye, amafaranga ari ikibazo, ariko ugasanga ni wa muntu ufite iki, ifite imodoka, afite amazu, afite ama business hanze atandukanye, aho ngano gatushyira akabazo kabatise ko wamuntu ko tuzi ko yabaga uwa mbere, yatsindaga neza, yabonye bourse bakamwishyura akiga neza, ko byaje kurangira bikarangira yicaye. Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza. Urashaka kumbwira yuko kwiga gusa ukaminuza cyangwa kwiga ukaminuza bidasobanuye ko waba umukire? Nicyo ushaka kuvuga cyangwa ushaka kuvuga ko bisobanuye ko waba umukire? So kugira ngo dutangire tuvana abantu mu rujijo uruhande urimo, uravuga yuko kwiga ukaminuza ukaba babita munera, niko bajya bavuga harya, ukaminuza egare bici kuba umukire. Wowe uremeza ko ari byo cyangwa si byo? Kuri kote ntago mbyemera. Ni ukuvuga ngo rero ureka nkubwire, hari ingero nyinshi urumva z'abantu yego batize batakandagiye mu ishuri, ibyo twita gukandagira mu ishuri. Ariko ubundi reka tubanze twibaze, ubundi kwiga ni iki? Mbere yuko wenda tujya mu ahantu kuri, kwiga ni iki? We urumva kwiga ubundi ari iki? Ngiye kwiga kuntu mbibona, burya niba utazi kubaka, urumva, umuntu ubundi avuka, natangiye ubundi mvuga ngo umuntu aravuka,
iyo umuntu avutse avuka undi ari nk'urupapuro ruri white. Ibyo ngibyo ngira ngo abantu barabizi. Sibyo? Noneho iyo ubuzima uyisanzemo, iyo usanze ababyeyi bawe bubaka cyangwa uri mu societe yubaka ikora ikibira byose wenda runabakanishe n'iki, ko byagenda kose, kandi iyo utanabikora ko byagenda kose uba ufite amahirwe menshi ku ijana yo kuba waba umwubatsi cyangwa umukanishi. Ibyo ngibyo namwe mudukurikiye murimo murabyemera. Sibyo? Niba rero wize kubikora, wenda ufashe supani nawe ubonye bakubwira ati ugatangira uterurira supani yaje kuba ati mfungira ipine cyangwa nterurira ukaba umuyede, urumva ugatangira bikaza gushiduka wenda ubaye mufunde nyawe, nge mbyita kwiga kuruta ko wafata abantu bakirwa bicaye mu mashuri munsi y'igiti wenda n'ishuri. Ijambo ishuri nge kuntu naryo ndifata, ishuri ni ahantu abantu barenze umwe bahurira. Bivuga ngo ashobora kuba ari umuntu umwe n'umwarimu. Sibyo? Bahurira bakiga. Bakavuga ati tugiye kujya gutya. Noneho ishuri nge mvuga ni rya shuri bagenda abantu bakicara bagafata amakaye n'amakaramu bakaguha ikigwa. Ukandika ukagira icyo ukamemoriza ugakora n'ikizamini. Ibyo nibyo nita ishuri. Urumva? Noneho kwiga noneho birenze ibyo. Nge niko byumva. Kwiga birenze ibyo. Birenze kuba wajya mu ishuri ugafata ikayi n'ikaramu kabobino bazwa ukagira iki. Nge ni nuko mbyumva. Mu by'ukuri wowe kuminuza, bivuga umuntu waminuje deja ni umuntu winjiye mu ishuri akiga gukora ibintu runaka. Niyihe mpamvu uvuga yuko ataba umukire? Yataba umukire. Kore n'abashora amafaranga menshi kugira ngo baminuze. Ubwiye ko atari n'ubuswa ahubwo bukomeye cyane. Yaho birumvikana cyane, ariko buriya bene ikintu tutaza gutindaho cyane. Burya umuntu wize atandukanye nawe utarize. Sibyo? Aho turabyemeranya byibuze se baratandukanye. Nta muntu utarize, ahubwo umuntu wakandagiye mu ishuri. Reka tubyite wakaragiye mu ishuri nta kibazo. Reka tubyite gutyo nta kibazo. So rigo burya umuntu wize aba afite ahantu yatangiriye, aba afite n'ahandi ari kugana. Burya nimba warahereye primaire urabizi ko ahanini bigisha uburere. Bikumva naho wigira gusa twita mu kiburamwaka. Kiburamwaka buriya kiburamwaka muri gardienne mu nshuke amashuri y'inshuke niyo za gardienne ariko arigiye bazita mu kiburamwaka cyangwa mu wa mbere mu mwaka utangira. Ariko kiburamwaka kenshi bakunda kuvuga ko ari muri gardienne nyine. Muri gardienne urumva ahantu hose aba yarahereye. So ariko nanjye mbere yuko nkomeza nanjye narize mwana nahereye muri za gardienne. Nari gardienne ya mbere ya kabiri ya gatatu ndazamuka za primaire nzamuka za tronc commun uri kumva ndazamuka za secondaire n'ejo muri za université dore zakomeje. So nukuvuga ngo rero ikintu kijyanye no kwiga yibona kwiga ari amahirwe. Ku rundi ruhande burya nimba warize ukiga neza ugatsinda neza ukarangiza ukabona ako kazi cyangwa ntukabona aba ari amahirwe ahanini cyane. Ariko ikintu kijyanye no kwiga amahirwe ni ukubona akazi cyangwa amahirwe no kutakabona nabyo ni amahirwe. Byose ni amahirwe. Kubona akazi no kutakabona byose ni amahirwe. No kubura akazi warize neza. Warize warize ukabura akazi. Ubwo ni amahirwe. Ngakomeza nta kibazo. Buriya nagenda ngwingero hafi z'abanyeshuri bari kugenda barangiza muri iyi myaka iri kugenda ishira za 2017 18 cyane indi myaka iri kugenda ishira. Buriya umubare wabicaye n'abantu bize wabicaye. Sibyo? Ikintu cyame nkubwira abantu bakanagiye mu ishuri usa ahubwo aticaye niyo bandi ko ari benshi n'abari mu kazi bakora akazi batigiye. Ibyo nabyo nabigusobanurira uburyo nabo bakora akazi batigeze kandi nabwo n'ubushomeri buryo. Abantu bazi ama economy bo babisobanukirwa dukomeze. Yabara na economy nayiza ariko ntabwo yinjya in deep cyane. Sibyo? Gusa nayizo gusa nyine ngarutse inyuma burya kwiga ni byiza pe. Ntawo byanga burya niyo umwana atangiye gukura atangiye byita kugimbuka kubyiruka atangiye kubyiruka nta kintu mu byatekerezo usibye kuhita amushyira he mu ishuri. Sibyo? Nge ntabwo ndi gushaka gupfobya cyane ko kwiga ari bibi cyangwa se bitagwa amahirwe, ntabwo aricyo nshaka kuvuga. Gushyira umwana mu ishuri ni byiza pe.
kandi ni ngombwa nanjye n'uwanjye ngomba kumushyiramo ejo bundi nakura ngomba kumushyiramo nawe agatangira kwiga sibyo ariko nyine ikintu tubaza ni kimwe ese kuki twiga twamara kwiga twarize neza sibyo ababyeyi baratwishyuriye neza baratujyanye mu bigo dushaka twagera mu universite bakatwitaho sibyo ese kuki iyo turangije ibyo byose akazi kataboneka sibyo ngo tugere kuri za nzu ko ari abana bajyaga bicara twabaga twicaranye mu ishuri aho niza primaire sixième cyangwa cinquième kuba kuvuga ati ngiye nindangiza ngo ngiye ngo nzaba umukire muzatunga ngo imodoka baravafo ngo nzatunga ngo inzu ngo imiryango 7 muri kumva ngo ngiye ngo nzakora ngo nzaba president urumva izo abantu bafite ngo ngiye ngo nzaba umukinnyi wa filime kandi ngo urenze uri kumva kandi ngo ngiye ngo nzaba ngo umuntu ukomeye hano mu Rwanda mu minisitiri ukomeye ibintu nk'ibyo tukabigeranya n'indoto zacu z'ahazaza ariko wajya kure ugasanga wa muntu hanini abenshi bagiye bicwa n'urumogi reka mbivuge gutyo kuko nzi umubare munini w'abanyeshuri twagiye twigana bagiye bicwa n'itabi cyane sibyo ugasanga umwana ngiye muza ari umuhanga yiga neza wenda ari ukuntu iyo mugeze mu mashuri mugenda mutandukana waragize inshuti nyinshi mugiye muhura ariko mwagera mbere mukagenda mutandukana mwagiye kwiga za Gikongoro nagiye kwiga za Gisenyi gutyo mugatandukana ariko nyuma haza kumva ubuzima bwa ruzi uko umwana ari umuhanga yabaga wa mbere yabaga wa kabiri ukumanga bamwe itabi no ari naho mujya muhurira mu nzira uce asi umuntu muzi mwari kugenda sanga itabi ryaramwishe ugasanga nabyo ni ikibazo gikomeye cyane burya nko mbwati rero ugasanga n'abakobwa ugasanga bishe mu busambanyi barabyaye ni ibintu byinshi ubuzima bwarahindutse hari nk'uwomeruka guhura nawe muza ari deja ndanamuruta ariko uyu munsi nasanze afite abana 2 n'umukobwa afite abana 2 nigeze wenda naminuza cyangwa nigeze anarangiza segonderi urumva kubera ubuzima gusa kukubwira ati ngewe tingusobanura ibyanjye n'amateka ibyo ndabyumva ariko noneho wari ukomeje ku kintu kivuga ngo tukiri mu ishuri twumvaga tuzaba bakiri ariko uyu munsi wowe uko watekerezaga wumvaga nawe uzaba umukire cyangwa wumvaga ari ikindi kintu uzaba so nubwo rero ubundi ngiye nkiga bundi nari umukinnyi wa basket nakora ikintu bita basket byatari na volley nibyo bintu bya mbere nahaga umwanya cyane nari natekereza nk'abatiraye n'inkuru nzakina basket yanjye ku buryo nzagera kuri rwa NBA nzabande gukinamo abita wati cyakoze ibyo uvuga we ntabwo ubona shidekanya we nibyo maze uyu munsi ubona ari ikihe gituma utabigeraho so uyu munsi rero kuko murana abantu benshi bakambaza ati se Santiago basket bimeze bite na equipe urabona ifatika ntago turakubona bimeze gutya ari nako turakubona bimeze bite najye bibaza nka kibazo nafite experience cyane muri basket cyane pe sibyo umva na urabivuga nka kwibuka so no kubago rero umusore wanjye nukubango rero yanutseke dusubiye mu mateka urumva waseka nkungu tuvuze amateka y'uburyo twabayeho muri za primaire mu mashuri nyine bwo muri rusange waseka ugapfa urumva kuko ari ibintu wibuka bati maranje byari urwenya gusa ariko mu by'ukuri ni iyihe mpamvu wa mugani iri gutuma urubyiruko cyangwa iri gutuma umubare w'abantu benshi bagannye ishuri bari kubura akazi cyangwa aribo bantu bari mu mibare y'abakene burya muri Afrika burya ntago dufite n'umubare muke w'abantu bize abenshi tugera mu mashuri burya noneho ugasanga ikitangaje abenshi bageze mu mashuri ni nabo bakene ugasanga abakire bari muri Afrika umuntu bizi uzi ibyo byegeranyo cyangwa akoze ubwo bushakashatsi nawe azatubwire azatere comment atubwira ati imeze gutya azatubwire no ku rwego rw'isi abakire bayoboye urutonde baminuje bagiye mu mashuri bakiga primaire secondaire university dukurikije wenda uko mu bihugu byabo biga muzatubwire abize bakaminuza nkuko twebwe tuminuza mu cyiciro cyo hasi dutinda mu mashuri uzasanga byanga byakungisa uzambwira ngo
uzambwira ngo n'ubundi baracyari bake abenshi nibize cyangwa abenshi nibaganya amashuri nubwo ushobora kutagana ishuri aho ukagira ibindi bintu wiga gukora nk'amashoti course sibyo ugasanga wenda wize gukoresha iyo IT bitewe n'impano sibyo ari igihe umuntu aba yifite impano y'ubushakashatsi impano y'ubucuruzi ugasanga ateye imbere bitewe n'uburyo wenda yatangiye gucuruza utuntu runaka n'udukino duke yes atarikanagiye mu ishuri ugasanga azi ekonomi ya danje urumva azi ekonomi yo ku rwego rukomeye azi ubucuruzi azi business ushobora umuntu wakadagiye mu ishuri kandi wabyize neza yes aho ugasanga arimo guha akazi wa muntu wagiye mu ishuri ugasanga wize za BBA wize za byose byose bya hotellerie ugasanga umwana wize hotellerie cyangwa wize tourisme mu ishuri wowe utarabyize uri kumurusha gutanga service neza urimo urabyumva uyu munsi noneho reka wenda ikintu gituma nibaza Santiago ndanibaza uyu munsi ni iyihe mpamvu ituma tutagera ku ntego yo kugira ngo twese twifuza gukira sibyo tuba turi mu nzira yo kugira ngo tugire icyo tugeraho ariko ubundi mu by'ukuri ubona noneho ari iyihe mpamvu ishobora gutuma umubare munini w'abantu tugana ishuri cyangwa bagana ishuri batari kubona akazi cyangwa batari kubona icyo bakora reka tubyite muri iyo nzira yo batari kubona icyo bakora kuko n'uyu munsi uri kumubwira ati tiwagerageje no gukora iki ngiki ngo sunga iki ngiki ubwo si ubunebwe ubundi mu by'ukuri wenda mbona ari nk'ubunebwe of course ubundi wowe mu by'ukuri urimo urabona noneho ari iyihe mpamvu iri gutuma abantu batabakiri cyababona ako kazi so nukuvuga ngo rero icyo kibazo mbajije ni ikibazo kigoye gusubiza sibyo ariko ku bantu badukurikiye ngiye kugisubiza ngiye uko ntumva ku giti cyanjye sibyo nabari baraza gutera comment ku giti cyabo sibyo so nukuvuga ngo rero ukuntu ngiye mbyumva umunyeshuri mararangiza ndagira ntanga ingero za hafi na hato na hato sibyo nukuvuga ngo umunyeshuri mararangiza nize ibintu bya hotellerie sibyo n'urugero sibyo ndangije kwiga sibyo buryo ugeze hanze ikintu burya iyo abana barangije kwiga ahanini abangije za secondaire ariko deja ujya kaminuza waratangiye guhiga akazi ariko abenshi barangiza za secondaire ikintu cyo kiri mu mutwe nakazi rero ikintu cya mbere mbona ko ahantu hambere abantu bacikira imbaraga cyangwa bacikira intege ntago wambwira ngo ugiye kwa kantu ahantu harenga hane ujya kwa kayakazi ukadepoza yo wakoresha interview ukabona biri kwanga ikintu cya mbere mbona cya mbere gica abantu intege ni imbaraga bashyiramo mu gushaka akazi sibyo bakagashaka ahantu hatandukanye ntago bitango ngiye ahantu hakomeye kugashakira ahantu hakomeye mahoteli akomeye cyangwa mu kibikomeye nikaboneke bityo agahita avuga ati reka nicare wenda Imana izabikora iki nicyo cyakabaye se gica abantu intege niyo cya mbere burya turakomeza ndakubwiraho n'ibindi ariko icyo kintu nacyo kirimo nose icyo kintu cyakabaye gica abantu mu by'ukuri wowe cyakabaye gica abantu bize intege reka impamvu nkubajije gutya nta buryo bwabaho muri aya mashuri twiga muri ibyo bigo cyangwa muri curriculum ingengabihe tugenderaho y'imyigire mu gihugu nta kuntu bakongeraho n'isomo runaka rishobora gufasha abo bantu cyangwa ushobora no gusanga ari nahari ese entrepreneurship turayiga ifasha abantu yagufasha kwihangira imirimo sibyo nekereza ko amasection hafi ya yose entrepreneurship ibirimo aha none se na ethics cyangwa amahame runaka dushobora kwigamo y'uburyo dushobora gukemura ikibazo nk'icyo ngicyo muri business warize business ubuzi yuko byanga byakunda hari imbogamizi hari n'ibisubizo hari uburyo bwo kwiga ibibazo no gushaka ibisubizo none nimba ibyo bintu tubyiga kuki ducibwa intege no kuba tugannye ahantu ngo baduha akazi n'akaduha wenda icyo reka tugiharira abantu bazadukurikira sibyo noneho tuhita twibaza uyu munsi abantu bagana imyuga bagana amashuri yigisha gukora imirimo y'amaboko sibyo umva hari ingero nyinshi zifatika zizwi z'uko abantu babashije kugana biriya bigo bari kugira ikintu bari kugira icyo bageraho hari urubyiruko rusaga ibihumbi ruri guhabwa inkunga sibyo kugira ngo babashe kuba bakora sibyo ariko biratangaje kubona umuntu agana iryo shuri ndeka kuvuga utarigana utagana ibyo bigo ugana ibyo bigo
akiga agahabwa ubumenyi, yamara guhabwa ubumenyi akagenda kongera akicara. Ibyo bintu biba, ibyo subize wowe, ibyo ni ibintu birimo birabaho. Ukataho wongera ukibaza ngo uwo muntu koko arashaka gukira, arashaka amafaranga, akongera akaba ari wa muntu wa mbere uzakubwira ngo kwiga uby'ubu ngubu yawe ngo amashuri y'ubu ngo ntacyo bimaze, ngo yewe hari n'abahitamo kujya kwigira hanze. Urumva, ashaka kukubwira impamvu ituma yahisemo kujya kwiga hanze, zimwe zikumvikana ko izindi ukumva nta nubwo zumvikana, sibyo? Ariko uyu munsi mu by'ukuri urimo urabona uru rugamba rwakemuka gute? Twatangiye twibaza kwiga gusa. Impamvu twatangiye twibaza ngo kwiga gusa cyangwa kujya kugana ishuri gusa ese byatuma uba umukire? Uyu munsi sinzi niba navuga ngo oya,